yigize kujya agirana amakimbirane mu minsi yashize, murabizi we na Bruce Melody bavuga ko batumvikana, ndetse byanamaze n'igihe kinini cyane amakuru avuga yuko batumvikana ndetse cyane. Nyuma sinzi ubwo haje kuzamo 155 batangira gukorana we na Coach Gael, bakavuga ko bari kumwe na team na Bruce Melody. Ukaza kubona ahantu Bruce Melody yagiye, fata ku mavuta ayo makuru arayazi. Ikintu Bruce Melody kinini yarekuye, fata ku mavuta akapostinga, ukabona ko nyine ari umuntu basa nkaho bari mu mujyi umwe muri rusange, nkuko nubundi yarari mu mujyi umwe na The Ben mu minsi yashize. So nyuma rero nibwo haje kuza makuru fata ku mavuta mumubona amagambo avugwa ngo yagiye Uganda nako ngo yagiye mu gihugu cy'abaturanyi Burundi ngo kwica igitaramo cya The Ben, akivugira nandi magambo mu kanwa ke ngo nta kindi The Ben ari buze gukorera i Burundi, nta kindi ashoboye sibye kujyana Pamela kuri stage bakarira. Ibyo ngibyo twakomeje kugenda tubyumva kandi tukanabibonesha n'amaso muri rusange. Nyuma rero biza kuvugwa ko afitanye amakimbirane akomeye ndetse cyane n'umuhanzi akaba n'umugabo wa Pamela, Uwikeza Pamela, wari we The Ben, ufite amazina ya Benjamin ari we The Ben. So amakuru rero agenda ahwihwiswa ko bafitanye ibibazo. Nyuma muri no minsi twongeye kubona ibibazo byafata ku mavuta na Yago. Ibya Yago barabivuga, ukabona ko bavuga ko ngo fata ku mavuta ngo yifatanyije na Jihad mu gusenya Yago. Mbese ayo magambo yose yagiye avugwa muri rusange, ariko by'umwihariko ndagira ngo tuganire nyuma y'ibi ngibi, tuganire se banyarwandakazi, mwebwe ibintu nk'ibi ngibi yo mubibonye mubifata gute, mubyakira gute? Fata ku mavuta ubwe yigize kwivugira ngo ntazongera kwitaba RIB, ngo bamuhamagara ngo nuko yavuze umuhanzi. So sinzi niba wenda yarayitabye cyangwa nkuko yabyivugiye baraje kumufata iwabo, ntabwo mbizi, ariko ndagira ngo nihanganishe nafata ku mavuta n'ibibazo ari gucamo anarimo. Nta mugabo wakifuriza undi gufungwa, nta nubwo gufungwa burya ari byiza. Bibaye byiza twajya dukosa bakaduhana, ariko nyine mu buryo bwo kuduhanisha gufunga aba ari ukugira ngo nyine n'abandi barebereho, nyine ubone ko icyaha ukora kiba kiremereye cyane agufungisha. So ndagira ngo tuze kuganira kuri fata ku mavuta, tuze no kuganira kuri The Ben. Ese The Ben niwe wareze fata ku mavuta cyangwa fata ku mavuta ari kuzira ahubwo wenda ibindi bibazo runaka? Yigeze kugirana ibibazo na Nopuja, manager wa country cyangwa se CEO wayo. Ibyo barabiburana birarangira, fata ku mavuta mutsinze, ibyo bivaho. Ese byaba biri kumwe kandi bavuga ko Nopuja na Muyoboke Alexis ari abajyanama cyane ba The Ben, ari abantu be indani cyane? Ese baba ari bo baba baramubwiye ngo fata ku mavuta uyu muntu uhora ukuvuga mujyane mu mategeko? So turagira ngo tuze kumenya, ese ni RIB yibwirije irebeye ku byaha ari gukorera ku mbuga nkoranyambaga cyangwa hari umuntu wareze? So nicyo turi buze kuza kumenya nibamara gushikiriza dosiye yiwe mu rukiko, nibyo tuzamenya. So ndagira ngo rero noneho aka kanya nk'umuntu wese ufite igitekerezo cye ushobora kuba yatanga igitekerezo cye, uyu niwo mwanya mwiza wo kuba watanga igitekerezo cyawe. Ese tukamenya afata ku mavuta ubundi yazize ayahe makosa nyuma yo kuba baramuhaye warning? Ndibuka ko umuvugizi wa RIB Murangira Thierry Bitseri yakoze tour agenda asansibiriza, avuga ko
abantu bakwiye nyine kuba bagendera mu murongo uyu n'uyu, ndetse muri abo bantu yaje no gukomoza kuri fata ku mavuta avuga ko amuhaye oningi, itegeko rimuhaye oningi yo kutongera kwica amategeko. Nyuma arinangira yagendera ku mategeko, baza no kuvuga ko n'uwo bita Jackie nawe bamuhaye woningi, ariko abantu benshi bakaba bagiye bavuga ati fata ku mavuta yari akwiye gufungwa, byari bikenewe. So ngewe kugeza aka kanya sindamenya nyine fata ku mavuta ubundi araregwa iki, arashinjwa iki, ese ibi biraza kugenda gute? So afite uwo baburana, nibyo ndaza kuza kumenya nyuma, ndaza kugenda ngenda mbahereza fact, mbahereza ingero cyangwa se amakuru ndajya ngenda mbona, ndajya mpita mbahereza kugira ngo twese tumenyere hamwe amakuru, ariko twihanganisha n'umuryango wafata ku mavuta ubaka kanya utameze neza, nafata ku mavuta muri rusange n'inshuti ze n'abavandimwe.